hari umukozi w'Imana usengera muri ADP uretse kumpamagara yego naye nabwirije arambwira ati umusatsi mwene data ati ndagira ngo ngire ko Imana ivuze kuzarimbuka ngaho rero ibintu byo gukomanta ku muntu wari wese yego aba afite impamvu ngiye nkunda umusatsi niba mfashe umusatsi nkawusuka nuko mbikunda ubwo ngubwo Imana nibona ko bitari byo umwuka wera n'icyabereyeho icyo gihe iyo ukihanganiyemo Imana izana igisubizo ibi nakuvuga ngo igihe cy'ibibazo kiba gikurikirana n'igihe cy'ibisubizo kandi bene ibyo bihe niba uri muri icyo gihe wiringira Imana menye yuko uzasubizwa ariko niba utiringiye Imana no gusubizwa nabyo uzasubizwa kuko ibyo bihe biraturana niko Imana yabiremye cyane nubwo waba utayiringiye izagusubiza gusa ikidufasha twebwe abizera nuko iyo utegereje uba utegeranyije amatsiko uba ufite bya byiringiro uba ufite mbese no mu bibazo uba ufite amahoro uba ufite kunezerwa utegereza wumva ko utwite iyo umuntu atwite aba ategereje umwana cyane nubwo abayeho mu buzima bwo gucira no kuruka no kugira gute no kujya kwa muganga buri munsi ariko nyuma iyo amaze kubyara umwana aranezerwa turabashuje inshuti bakunzi ba Kiana TV show turabashuje cyane kandi tubaha ikaze ni ukuri muraba agaciro kandi ni ukuri turabashimira cyane mukomeze gukanda subscribe urareba nibwo tugitangira kandi ndabizi ko Imana izaduha umugisha dore ko twahawe n'umugisha wo kwakira umukozi w'Imana kugira ngo ayiheshe umugisha mukozi w'Imana muraho urandemera muraho neza mumeze neza cyane turashima Imana rwose nta buryo ituro tutaritanga buryo kwakira umukozi w'Imana nkamwe biba ari iby'agaciro turabashimiye rero ari abantu babonye bwa mbere mwabibwira noneho tugakomeza amazina yanjye banyita Murenzi nkaba ndi umumama yego ufite umutwaro umwe n'abana yego nk'umukozi ukaba nkijijwe yego rwose umukozi w'Imana rero nk'umukozi w'Imana nagira ngo tutangire ikiganiro cyacu mu masengesho tukiragije Imana nagize ngo icana ntabwo ari iyobokamana oya nyine ishobora kuba atari iyobokamana ariko iyo twakira abakozi b'Imana tubakira nyine mu byubahiro byabo nyine ariko abazadukurikira izajya inyuraho ibiganiro bitandukanye by'iyobokamana mbese ibyo ari byo byose ariko akenshi ni iby'iyobokamana ahanini sawa yego nta kibazo reka tubasengera Imana kandi urakoze mbonye no gushima kuko ni umugisha umugisha kubona umuntu ugukunda akagutumira kugira ngo ube wamufasha gutangira igikorwa nk'iki yego rwose kandi nzi ko Kiana Imana izayagura nzi neza nashidikanya yuko ari igikorwa cy'Imana ubwo buhanuzi hanuye ni ukuri reka rero tusenga Imana ni ukuri data mu izina rya Yesu turagushimiye turaguhimbaje kuri Imana nziza tukuzamura ishimwe n'icyubahiro mukunzi mwiza twabyutse biremera ndetse n'abagiye kudukurikira nuko byemeye turagushimiye rero kubw'Imana y'ubuzima waduhaye mwami mwiza turakwingize kugira ngo ukomeze kuturindira mu buntu bwawe n'imbabazi data mwiza tugiye kuganira rero umanuka ubane natwe kugira ngo ikiganiro tugiye kuganiraho kiba ari ikiganiro kizafasha benshi kandi kizahindurira benshi gukiranuka shimwa shyirwa hejuru tegeka uganze ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye amen Imana ibaha umugisha mukozi w'Imana kubagira n'ibintu by'agaciro rero niyo mpamvu tugomba kubabyaza umusaruro hari nk'ibintu tujya twibaza nyine bibera mu nzu y'Imana cyangwa se mu bantu b'abarokore akenshi nibyo tugiye kuba tuganiraho bisanzwe rero uyu munsi nagira ngo nkubaze akantu maze iminsi nibazaho hari abantu nyine b'abarokore bamwe na bamwe biyandikaho bakiyandikaho ari abarokore akenshi nyine nka Apotre Mutabazi ariko hari n'abandi ubusanga nyine bavuga bati ntimukabikomeze bitwaye iki mbese ugasanga nta kintu bitwaye nk'uko nabikubwiye rero njyewe ubundi nahamagariye kuvuga Imana yego ariko kuvuga abantu birangora ntuvuga abantu twebwe tugira utubazo nk'utuntu twagizeho confuse urumva kugira umukozi w'Imana nkawe umenyereye nuko akunda perezida wacu so kuba yari yakogosha agashyiraho pike genda umva nta kibazo icyo ni kimwe ntibimukuraho kuba potiri ntibimukuraho kuba umuhanuzi kuko izo ni impano duhabwa ariko hari no kuba dukunda ikintu
ubusa abadamu bakunda kwisiga bakitukuza wanabibwirwa n'iki se ubundi erega nabo ni nk'ibyo byose ntago wabiyoberwa ariko se nako nyine ukavugeho kwitukuza ku muntu w'umurokore reka ngarukeho gatoya impamvu ntabikomataho ni kimwe hari umukozi w'Imana usengera muri ADP uretse kumpamagara naye nabwirije arambwira ati umusatsi mwene data ati ndagira ngo ngire ko Imana ivuze kuzarimbuka ngaho rero ibintu byo gukomanta ku muntu wari wese aba afite impamvu ngiye nkunda umusatsi niba mfashe umusatsi nkawusuka nuko mbikunda ubwo ngubwo Imana nibona ko bitari byo umwuka wera n'icyo abereyeho azanyegera hanyuma anyongorere nanjye icyaha cyawe uvuga ati iki ni icyaha kiveho cyane so rero yenda ibyo bya Mutabazi byo kwiyandikaho ndabigereranya nk'uko natwe dufata imisatsi tukayishyiraho kandi ndabona bitandukanye n'agakiza. None se wenda Mutabazi yakoze ako kantu nari mvuze na tatuwaje ugasanga wenda nshobora kwiyandika. Tatuwaje ni ku mubiri sinzi kurimo kubyumva. Uyu ni umusatsi wawukuraho kera abantu bajyaga bafata umusatsi ku ngoma ya cyami bakogosha inyogosho yawo ngo ni amasunzu. So je numva ibyo nta cyakirimo. Uyu mubiri ukozeho ni umubiri w'Imana yaduhaye. N'umusatsi yego ni uw'Imana ariko kuba wogosha ugashyiraho nge numva ko kwandikaho pike ari nkuko n'abandi bose bashyiraho inyogosho cyangwa bagashyiraho udusuku hano ari ukwitaka. Mbese numva nta cyakirimo. Ni systeme y'inyogosho yashatse kwiyogoshesha. Ni inyogosho yashatse. So numva rero kogosha bitandukanye no gushyira tatuwaje ku mabiri. Tatuwaje sinyemera kuko uyu ni umubiri Imana yaguhaye utangiye kuwushyiraho ibindi bintu. Ariko umusatsi nshobora kuwushyiraho penki nashaka nkawukata wose nkawukuraho icyo nashaka nakiwukoresha. Duhite tugenda rero ku bantu b'abarokore b'abamama b'abakobwa rwose baturuka nko mu cyaro ariko no mu cyaro barahari tu uvuga ati rwose ndashaka kwitukuza ibintu byo kubigikara ndabirambiwe. Bo nyine ubavugaho iki amplisi noneho bo mu nzu y'Imana. Buriya rero ibyo bintu rega nakubwiye ngo sinkunda kubijyamo cyane kubera iki icyambere. Yego. Ubundi bikunda ubundi byaba byiza yenda tugiye tujya muri Bibiliya ariko wavuze ngo uyu munsi ntidusome Bible cyane rwose turiganirira bisanzwe ntago ari ibintu byo bya Bibiliya ni ibintu tugiraho ko cyuze twibazaho tukavuga uyu muntu ko yitukuje Imana ntizamucyaha. Rero nta n'ikintu cyawe cyatubwiye ko yitukuje. Icyambere ushobora kugura amavuta ushaka kugira ngo wisige ube mwiza. None se Jamari we ni wisiga amavuta cyane. So rero hari igihe nkunze kuvuze ngo umuntu wo mu giturage cyane mvuye mu giturage mbonye udufaranga ndagiye nguza amavuta nta nubwo nzi ko gutukuza binabaho. None ndatwisize yenda turantukuje koko. Ibyo rero ntabwo twacira urubanza kuko nibyo bakoze ntibabikoze babizi. Ahubwo genda nagira ikibazo cy'umuvugabutumwa cyangwa umupasiteri ubizi neza yaniza akajya gushaka kwigira mwiza birenze kandi buri ubwiza Imana itanga nibwo bwa mbere. Ibyo rero nibyo nagira ngo nanjye uvugeho ku muntu nyine witukuza abizi neza akavuga ati ndi igikara ariko ndashaka. Ariko nabyo ntago nabyita icyaha kuko hari ibintu njya nirinda ngewe njya nirinda gutunga agatoki kuko buriya niba umuntu ashobora kubwira ngo uwo musatsi wawe uzarimbuka ndetse naramubaje ni se ati wemera ko Apotre Mignonne ari umukozi w'Imana ngo ntago mbyemera ngo kandi ngo abakozi b'Imana abagore ngo ntabwo bazabona ijuru ngo ntabwo bazabona ijuru abakozi b'Imana b'abadamu babaye abapasiteri bakabyemera bakimikwa ntabwo bazabona ijuru. None nkibaza uwafite iyindi myumvire naribajije iyi Bibiliya n'ebyiri dusoma cyangwa n'imwe. Iyo Apotre Mignonne yigisha n'abandi badamu bandi bimitswe mu Protestant n'abandi mu matorero yose dusanzwe tubona duhura nabo bose barayobye ibyanditswe byera uwo mukozi w'Imana niwo so hari abantu rero bafite imyumvire yabo. Niba ufite na nimero ye nkabura tumuganirije dushaka kumubaza nyine ibintu nk'ibyo by'ibitekerezo bye tukumva n'ahantu bishingiye. Nk'iyo umuntu avuze ati ari abantu b'abadamu umuntu nk'uwo nta kintu mwavugana kubera ko niba avuze ko Rutayisire atari umukozi w'Imana akavuga ko Mignonne azarimbuka akavuga ko Gitwaza nta juru azabona mbese ubwo ni wowe usigaye nyine aribyo ndimo kuvuga ko nkanjye ati ufite ishyaka ry'Imana ariko atariko ijuru nta bose nakugiraga inama umukozi w'Imana
kuraho iyo misatsi utega igitambaro niba ugiye kuvuga Imana niba ugiye kuvuga ubutumwa bwiza otherwise uzarimbuka. So rero ni impamvu nari nkubwira ngo sinkunda kujya mu bintu deep. Yego. Icyiza nuko Imana ari izacu urubanza. Oya, ariko urabizi ko hari guhugura impano bitaguhugura igibaho. Hari igihe umuntu akora ibintu nk'umukozi w'Imana ukaba wamuhugura. Hano dukurikiranwa n'abantu benshi. Iki kiganiro kizakurikiranwa n'abantu benshi. Hariho umuntu uvuga ati ngiye kwitukuza naye ngiye kugura si hari abazi se nkanjye jewe wenda batarambona ndi igikara, none nitukuje hano kudukonje hari uburyo hasigare hari igikara cyangwa ngo hano ku matwi nyine hari ahantu nyine ngo hasigara. Jean Marie je numva icyo ngicyo icyo si ikibazo. Oya Bibiliya tubanga umushaka ubwami bw'Imana ibindi byose muzabyongera. Kubyongererwa rero avuga ntago ari abutunzi gusa, abantu benshi bakunda gutekereza ko ari amafaranga. Oya mu ubwenge ari ubutunzi ari ubwenge ari ibintu byiza. Iyo umaze kumenya ubwenge umenya icyo gukora cyane. Iyo ufite ubwenge ntukora ibintu Imana idakunda, kuko iyo ufite ubwenge bukwereka ibintu byo wakora bitakubangamiye cyangwa bitamangamiye undi muntu wese. Yego. Rero nge numva yuko tubura ubwenge bw'Imana. Ariko umuntu kuba yakwitukuza, kuba yakwiyandikaho, kuba yakora ibyo yikora, ibyo byose nuko ariho ari nyine. Nahuri kandi ni kubyumva. Yego. Rero aho ngaho sinagira ikintu nguvugaho. Ahubwo nagubwira ijambo rimwe ngo shaka Imana no gukiranuka kwayo. Ubundi twebwe bakureba dushaka uko tugushaka, Imana izakuyobora ikubona uko igushaka. Udushubije nyine nk'umukozi w'Imana w'ubwenge, mbese utagize kote uhagararamo, mbese nta kintu bavuzeho. Impamvu wenda ngo babwire uti mukomerezeho n'abandi mushatse mwazajya muziyandikaho tatuwaje no problem. Ushobora kuba ndimo kuvuga ngo umuntu yiyanditse mu mutwe, ariko ntabwo nzi icyo Imana ibivugaho. Ngewe ndavuga nkanjye, ariko ibyo mvuga nkanjye nibyo nge ntashaka nyine. Ibyo Imana idashaka se ndabizi cyane. Erega ibuka ko hako se Jean Marie hari abajya batwigisha ko hari ubuntu cyane, sibyo? Twarababariwe. Yenda umuntu yanditseho arimo arabirivinga mu buntu cyane, azi ko yababariwe buri kintu cyose yakora icyo ashaka cyose. Rero ntabwo njya nkunda gutinda kuri ibyo ngibyo. Ariko nyine ushobora kuvuga ati abo buntu ngese hari umupasteri wigeze guhaguruka muri ADPR hariya Nyakabanda ndamuzi, yabivugiraga mu materaniro avuga ati jewe ndabarwanya umuntu uvuga ubuntu ibintu by'ubuntu. Ati naho hari n'uherutse guhaguruka ajya guhanura muri ADPR. Yego. Aratangira ati ubuntu bw'Imana mwarababariwe. Baramureba abadiyakoni baraza baramufata baramusohora. N'uburenganzira bwabo kuko n'itorero ryabo. Nuri yavuze ubuntu yumvaga ari uburenganzira bwa yarazanye iyindi nyigisho kugira ngo ahindure abasanze. So rero ibi byose tuzahura nabyo. Uzahura n'abavuga ngo Jean Marie kubera iki ukunda kwambara, kuki wambara ipantaro y'ikoboyi cyane, kandi nyamara abazungu bazanye ivugabutumwa muri Afurika baje bayambaye. Oya byo nyine byatugiyemo akenshi ntago nk'abazungu hari abantu bakunda kubibona. Ari igihe utumira umuzungu arabwiriza akaza yiyambara agatishati nk'aka ngaka akaza akabwiriza, ariko mu Rwanda untumiye ngo uze kuvuga ubutumwa nkaza nambaye gutya, wahita umpindura ukavuga uti urumva abantu bafite ukuntu bumva ibintu. Yego. Ariko ntitwabibakuramo. Rero niyo mpamvu ntitukajyaginga umuntu wari wese, ahubwo yenda ujye ureba urugero rwiza. Umuntu natanga urugero rwiza ujye urufata, ariko nutamubona n'urugero rwiza ujye ubyihorera. Ariko Imana yaduhaye ubwenge bwo kumenya icyiza n'ikibi. Yego. Aho kugira ngo yenda tutinde ku muntu wenda kuki yakoze iki, ahubwo tujye tugira amakenga yo kumenya n'impamvu ki yagikoze. Ariko nabwo nubwo yagikora hari Imana kumujyaginga, hari Imana yamuremye. Yego. Hari Imana akorera. Yo izu impamvu akora ibyo. Twebwe icyacu ni ugukora igikwiriye no gukora icyo Imana ishaka ko dukora, hanyuma ibindi tukabirekera Imana. Yes. Otherwise ntitugenda inyuma y'umuntu. Hari umuntu uvuga ubutumwa yambariye mini kandi akumva yabuvuze. Yego. Hari umuntu uvuga ubutumwa ayambaye ipantaro kandi akumva nta kibazo. Hari undi uzabona wambaye ipantaro akujyaginga. Hari uzabona wambaye ikanzu idakubura hasi akujyaginga. Hari uzabona uvuga Imana udateze igitambaro akujyaginga cyane. So rero ngewe imyumvire yanjye nababwira gusa abantu bose banyumva, mushaka gukiranuka
bashaka ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose bazabyongererwa. Mbese abantu ni ubwenge uzamenya icyo gukora, icyo uzashaka cyose Imana izakikongerera. Mbese ikintu cya mbere bagomba gusaba ni ubwenge. Niba ugiye kwitukuza saba Imana ubwenge. Urumva niba ufite ubwenge bw'Imana ntabwo uzitukuza. Utese kandi uzaba uzi ko kuba inzobe kwawe nta kintu bimariye Imana cyane, kuba uri igikara cyawe nta kintu bimariye Imana. Yego, Imana iragushakaho gukiranuka gusa, ibindi byose izabikongerera. Ari ibyo ushaka, ari ubwiza ushaka umugabo izamuguha. Abenshi bitukuza bashaka kuba beza cyane, sibyo? Ariko umuntu aba mwiza, ashaka kuba mwiza afite icyo agambiriye. Muri make wowe tubishyize muri make ari nkawe weho nta nubwo wahinduza uruhu rwawe ngo uvuga ati ngiye gusa gutya. Yewe mfite imyumvire yanjye, yego, mfite imyemerere yanjye, yego, mfite uko nakuze, mfite uko natojwe, yego, sibyo? Mu byo nemera yenda usibye nuko yenda nta n'urugero abangaba turi kubwira ni abantu bicaje imbere yawe uri kubabwira ati nubwo mubikora ati ngewe ibi bintu sinabikora bene data. Ubwo urumva reka nkubwire ikintu kimwe, njye sinavuga ngo sinabikora, ariko aho ndanga ntabwo aricyo kinshishikaje. Oya, yego, yenda nibiza nzabikora, ariko right now yego numva yenda nayo mafaranga sinyafite, ariko yo kubikora. Oya, kwitukuza sinzi, wenda ayo mavuta byo ntago mbizi, ariko ashobora kuba atanahenze ahari simbi. Arahenda ntabwo ari ibintu byoroshye, biba bihenze byose. Birahenze. Ari nk'utuntu twa forode njya mbona nyine bakora hano mu Bugande tugira. Ibya forode bishobora kwica uruhu na leta yarabyanze. Ariko ntiwabivuga. Burya rero ikintu leta yanze kiba atari ikintu cyiza cyane. Niba rero atari ikintu cyiza, abatwumva bazayakura ese ubundi ntago bayabura, ahubwo wenda ntago bayabona ko banafashe babafunga. So reka ibyo tubyorere, reka ntacyo twikomereze. icyo nzi cyo nibashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ubwenge, ibindi byose n'amafaranga byose bazabyongerera. Mbese mu bwenge bw'Imana, Imana kandi nibyo koko buriya umwuka hari igihe byo. Hari umuntu wampaye agatekerezo arambwira ngo hari n'igihe uba uri mu idini ryemera imisatsi, ariko umwuka akakubwira ngo vanaho imisatsi ikira natirere, ukumva nibyo byawe, ariko na babandi ntibagucumuze kubera ko wowe Imana yarakubwiye ati ibi ngibi simbishaka. Reka jamari nkubwire, buri ikintu cyose uzakora, yego, ukibwirijwe n'umuntu, nta kintu kizakumarira, yego, kuko nzagikora aho utambona, nzareka kugikora aho uri bumbone, ariko ningera aho utari bumbone nzagikora. Rero buriya mbona no kubwira unkurikiye, niwumva kunywa inzoga waza uzinywera mu rwisho, ariko aho abantu bakureba ukazireka, uzakomeze winywere. Niba ari n'ubusambanyi uvuga ngo reka nishe, uzakomeze ubikore, kuko Imana nikugeraho ibyo byose bizaguhunga. Iyo Imana yageze muri wowe, yatuye muri wowe, ntabwo iturana n'ikibi. Yego, biribwiriza bikagenda, byo ubwabyo biribwiriza. Ariko ntanywa inzoga kubera ko jamara mbona kora pastor yanjye ari bumbone, yego, inyota wizamfatira ndahantu ndi muri gobyo batakubona none nzazinywa mbongoke cyane, byibura bazabwirwa nuko ngenda nkata mu muhanda. Rero biba byiza buwuriwe, niba unywa, yego, niba ukora ibyo bikora bikore, igihe cyawe nikigera uzabivamo. Yego, mushumba turabashimiye cyane rwose. Ariko ntunyumve nabi ngo ndabwira ngo bigumire mu byaha. Oya, birumvikana, wowe uri kubabwira uti niba wowe ucyumva ko umutima wo gukora ibyaha ukiwufite, wigira umuntu wihisha. Nshobora kukwihisha hano, ariko nagera haruguru ntago amaso yaba agihari. Ariko byo ibintu uvuze nyine, iyo wihisha amaso y'Imana ukavuga ati Imana irandeba, ubwo nyine ubu bizinutswe, kuko Imana ibera hose icyarimwe. Ariko iyo utinya abantu, hari ahantu haba hatari abantu. Buriya n'abadukurikira ujye utinya Imana. Yego, umuntu ni umuntu, uzamusiga kuri isi cyangwa nayigusigeho, ariko Imana hari aho muzahurira. Yego, yego. Rero turi kugana ku musozo, hari akantu nagira ngo nkubaze nyine. Uri umubyeyi kandi watubwiye ko nyine mufite n'abana, urareba nyine murakuze. Hari ibintu mucamo bigiye bitandukanye. Yego, nagira ngo mugire abantu inama. Hariho umuntu Mpyisi aherutse kuvuga, aravuga ati nabo ati ibyo bita umugisha narawubonye, ati n'ibyo bita umuvumo, ati ibyo byose nagiye mbinyuramo ndabibona.
ariko hari umuntu uri aka kanya uri kudukurikirana uri kubaho mu buzima yumva ko avuga ati ni iki nakoshereje Imana, abayeho mu buzima bwihebye, abayeho mu buzima butari bwiza, ni igiki wamubwira muri iyi situwasiyo arimo? Icyo ni igihe arimo, ari mu gihe cy'ibibazo, ariko igihe cy'ibisubizo kizaza. Ibi impamvu mbikubajije, icyo namubwira ni ukwihanganira mu gihe arimo, akandi agasenga. Imana niza bazabimenya. None se wenda waduha, wenda sinzi, ukabivugaho uvuga ati bijya bibaho, ati nanjye wenda hari igihe byambayeho gutya na gutya, ariko hari umuntu ubaho mu buzima akabona ejo hazaza ntaho, ariho hana abantu bahita bajya kwiyahurira, akavuga ati n'ubundi buriya umuntu ujya kwiyahura nta Mana bafite. Yego, kuko iyo ufite Imana itanga ibyiringiro, kandi umuntu ujya kwiyahura ibyiringiro byarangiye cyane. Rero niyo mpamvu wanga ugiye n'igihe cyacyo. Ntabwo wambwira ngo kuva mbayeho navuka nkagera ahangaha nta gihe nigeze cyo kujya cyo kwiheba. Ibyo bihe bijya bibaho, sibyo? Ushobora kurwara ugatinda mu bitaro, ibyo byose ni ukwiheba. Ushobora kugira ibibazo se bisanzwe bibaho, sibyo? Ariko ibyo bibazo bigusanze he? Bigusanze uri mu Mana, bigusanze ufite uwo wiringiye. Uwo wiringiye ninde? Ngewe niringiye Imana. Kandi urabizi neza yuko Imana iyo yageze mu bintu ibisobanura. Rero umutumbira Imana, uburira amaso yawe ku musozi, gutabarwa kwawe kuri hejuru, kuva ku Mana. Hari indirimbo sinzi ko wayindirimbira, ngira ngo twayiririmba. Nta kintu bitwaye. Burira amaso yanjye ku misozi, mbe gutabarwa kwanjye kwava he mubimbwire, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Nizemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda bwihunikira n'isinzira, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. Haleluya, amen. Umuntu nkurikira akaba yihebye, yego, tumbira Yesu wenyine. Ni uburira amaso kuwiteka. Uburira amaso kuwiteka. Imana yonyine niyo yasubiza icyo kibazo. Kubera ko nubwo wahangayika, nubwo wagira ibibazo bimeze bite, nubwo reka nkubwire, ubundi se iyo umuntu agiye kwiyahura, ubundi ntapfa aragaruka. None se yapfuye bwa bakemuye ikibazo. Aba we icye cyo kwibaza no kwitekereza. Ntabwo abagikemuye, ahubwo nibwo abacyongereye, kuko ahagiye ntabwo azi ibyo ari buhure nabyo. Sibyo? Ahubwo byaba byiza kwihanganira muri iyi si, ugatumbira Yesu wenyine, ugategereza ibisubizo, ukanamenya ko Imana ikora. Ariko Imana irakora, twarayibonye. Ako kantu ugezeho niko nagira ngo utindeho, ku buryo ubuzima arimo uyu munsi ashobora kwiha icyizere cy'uko ibintu bishobora guhinduka, ejo akabaho neza. Nyine nibyo nakubwiraga, nakubwiye ngo bihanganire muri icyo gihe. Icyo gihe iyo ukihanganiyemo, Imana izana igisubizo. Ibi nakubwiye ngo igihe cy'ibibazo kiba gikurikirana n'igihe cy'ibisubizo. Kandi bene ibyo bihe, niba uri muri icyo gihe wiringira Imana, menya yuko uzasubizwa. Ariko niba utiringiye Imana, no gusubizwa nabyo uzasubizwa, kuko ibyo bihe biraturana, niko Imana yabiremye cyane. Nubwo waba utiringiye izagusubiza. Gusa ikidufasha twebwe abizera, nuko iyo utegereje uba utegeranyije amatsiko, uba ufite bya byiringiro, uba ufite mbese no mu bibazo uba ufite amahoro, uba ufite kunezerwa, utegereza wumva ko utwite. Iyo umuntu atwite aba ategereje umwana cyane, nubwo abayeho mu buzima bwo gukira no kuruka no kugira gute, no kujya kwa muganga buri munsi, ariko nyuma iyo amaze kubyara umwana aranezerwa. Ni ukuvuga muri make turi gusoza, dukomeje umuntu ufite ibibazo uyu munsi, uko byaba bimeze kose, hari ibibazo Imana itakemura. Nta na bimwe. Birahinduka, ibintu bihinduka mu gahe gatoya. Uko nguko wabigiyemo cyangwa se wabyibonyemo, niko uzibona no mu bisubizo.
Jean Marie ndakubwiye ngo Imana irashoboye. Ngewe wicaye yego niyeze kuba ntwita impanga ku meza n'umwe avamo yowe undi aravuka bafite imyaka 15 ubwo siyo Mana. Oya none sako kantu mugiye nkumenyeye nibwo bwa mbere nkumbishije kandi ni gitangaza. Ari ibintu umuntu adashyira kuri kamera. Ni gitangaza. Kiana nibwo bwa mbere nkababwiye. None se bikoze rero. Bibaho se ahubwo? Birahari. Nabadi limited cyashika ariko uwo ngo nabyaye namubyaye na Nairobi hospital. Ibyo byabayeho. Iyo se si Imana ngaho subira umbwire. Birashoboka. Waba unkurikira rero ufite ubwoba wibaza ngo ibiki n'ibyo tegerereza aho ngaho uri wihangane muri icyo gihe Imana niza kubisobanura bizasobanuka. Haleluya. Kuko Imana yaje mu kibazo ntago igisiga uko kiri. Irazi kagisobanura. Yego. Kandi imaze kugisobanura kirasobanuka. Yego. Haleluya. Nukuri. Yego. Mbese ntago ibisiga uko yabisanze. Ntago ibisiga uko yabisanze. Rero nagira ngo usengere abantu. Ni nabo dushorejeho. Nagira ngo usengere abantu. Hari abantu bihebye. Sinzi impamvu bije ariko iki kiganiro niba utukurikiye wumva utameze neza wumve ko ari we turi kubwira. Nta muntu wundi turi kubwira ni we turi kubwira we wihebye ufunguye video. Ngo niba bitameze neza none nejo bikagenda ntabwo babwibihe humura humura Yesu ari ku ngoma. Nubwo bitameze neza none nejo bikagenda ntabwo babwibihe humura humura Yesu ari ku ngoma. Yesu ari ku ngoma. Humura ejo bizamera neza. Ejo bizamera neza. Niba wihebye urushye uremerewe ufite ibibazo byakugose urugo rurakunanije abana barakunanije ibintu birakugose byose ariko Yesu nabigeramo biraza gusobanuka mwene data. Humura Yesu ari ku ngoma. Humura uko yarari ko akiri ntabwo ajya ahinduka. Ni wa wundi uko yazuraga n'ubu yakuzura uko yazuraga n'ubu yazura. Haleluya. Uko yakizaga n'ubu yakiza uko yagaburiraga n'ubu yakugaburira. Haleluya. Mwami Yesu yageze mu bintu bihinduka bishya. Birahinduka. Waba rero nkurikiye muri aka kanya uvuga ngo ese ubu ngubu none bindabigenza nti. Yego. Ariko nkufitiye ijambo rimwe Yesu ni byose Yesu niwe buzima. Iyo ageze mu kibazo ntabwo agisuga uko cyari kimeze. Hanyuma rero zamura ukuboko kwawe upfukame imbere aho ngaho nurangiza watureye amagambo vuga ngo mwami Yesu ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye unyandikure mu gitabo cy'urupfu unyandike mu cy'ubugingo none n'iteka ryose. Haleluya. Kuva uyu munsi urakijijwe kandi wowe unkurikiye ntabwo ubuzima bwawe bukomeza kuguma uko bwari bumeze. Twari twibereye mu kiganiro gusa ariko reka tubasengere. Haleluya. Data wa twese uri mu ijuru turagushimye turaguhimbaje kuri Imana nziza. Ndakwingize kugira ngo umuntu wese unkurikiye wataye ibyiringiro ufite ibibazo byamucanze arareba hirya areba hino bikamuyobera ariko Uwiteka Nyiringabo ndakwingize kugira ngo uri kumwe nawe muri kiriya kibazo kuko n'ujyanamo nawe kirakemuka mu izina rya Yesu Kristo. Uwari urwaye yabuze amafaranga yo kwa muganga umuramburira ikiganza ufite byose mu kuboko kwawe Mana isumba byose ndashenze kugira ngo ikibazo cyose Mana ugiye igisubizo ku muntu udukurikiye muri aka kanya. Uwiteka Nyiringabo ndagushimye ndaguhimbaje nkuhaye icyubahiro mwami mwiza ndatuje wo gutuza komeze kwikora imirimo n'ibitangaza kuba dukurikiye mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye. Shalom shalom. Yesu abaha umugisha. Amen amen amen.